reka uyu munsi tugaruke kuri Friedrich Nietzsche. uyu yari umuhanga mu bya filozofiya w'umudage, yari umwanditsi yakunze cyane kunenga ibijyanye n'umuco, ariko akanenga nyine ibyo yabonaga yuko bihabanye cyane n'ibyo yemera. Byinshi mu byo yanditse byagize uruhare runini cyane mu bucurabwenge kugeza na n'uyu munsi. Mu nyandiko ze uyu mugabo yibandaga cyane ku ngingo zitandukanye zirimo idini, amateka, ubuhanzi, umuco, siyanse na filozofiya. Nietzsche yavutse ku itariki 15 Ukwakira umwaka w'1844, avukira mu cyahoze ari Prussia. Yaje kwitaba Imana ku itariki 25 Kanama umwaka w'1900, yitabye Imana afite imyaka 55. Yatangiye ibya filozofiya akiri muto, akibanda cyane ku kwerekana agaciro k'iby'idini gakondo, akibanda ku myitwarire y'abantu n'izindi ngingo zitandukanye. Ibitekerezo bye bifatwa nk'ibyashingiweho cyane n'ibisekuru by'abafilozofe, abahanga mu by'imitekerereze, abanyamadini, abasizi, abanditsi b'amakinamico, abanditsi b'ibitabo n'abandi batandukanye bo mu bihe bye ndetse na nyuma ye. Bivuga ko yishwe n'uburwayi bwo mu bwonko, benshi bakavuga ko yishwe no gutekereza cyane. Yabanje gutakaza burundu ubushobozi bw'ubwonko kuva mu myaka y'1889 ubwo yari afite imyaka 44, kugeza ubwo yitabye Imana afite imyaka igera kuri 55, hari mu mwaka w'1900. Hari rero ibitekerezo bye byinshi byahinduye benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo by'umwihariko mu ijambo ryahindura ubuzima bishobora guhindura ubuzima bwawe. Yigeze kuvuga ngo ntabwo ari ikibazo cyo kubura urukundo, ahubwo ni ikibazo cyo kubura ubushuti gituma abashakanye babana batishimiranye cyangwa se banatandukana. Gukundana ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ubushuti hagati yanyu nicyo kibura ngo munezererwe mu rushako. Burya kugira ngo ubane n'uwo mwashakanye neza bisaba kurenga kuba mukundana mukagera ku rwego rwo kuba inshuti magara. Kubera ko mwembi muba mwarahuye mukuze, buri wese yararezwe ukwe, ntabwo rero mwahindurana ngo bishoboke. Bisaba ko muba inshuti kugira ngo rero buri wese yihanganire imico ya mugenzi we. Iyo muri inshuti rero buri wese abasha kwihanganira imico ya mugenzi we, mukubaka bigakunda. Ariko iyo mwubakiye ngo kucyitwa urukundo gusa, ubushuti butarimo, hari igihe birangira musenye, kandi atari ikibazo cy'uko mukundana, ahubwo ari ikibazo cy'uko habuze ubushuti. Igeze kuvuga ngo urukundo ni impumyi, ariko ubushuti bwo buraza bugafunga amaso burundu. Niba ushaka kurambana n'umuntu runaka mukabana mu mahoro, hejuru y'urukundo uzongereho ubushuti. Binabaye byiza ubushuti bwabanza, urukundo rugakurikiraho. Uzabona ko ingo nyinshi zirambana ni ingo abantu batangira ari inshuti mbere yo gukundana, bakaba ari inshuti bisanzwe, wenda bakorana cyangwa se bigana, nyuma bakazagera bagakundana. Abo bantu babanje kuba inshuti igihe kirekire, urugo rwabo rukomeye. Nietzsche yaravuze ngo dayimoni uzi niyo nziza kuruta uwo wita marayika ukeneye kumenya. Ni byiza kugira umwanzi uzi kuruta kugira inshuti ikwiyoberanya. Ni byiza kugira dayimoni uzi kuruta kugira marayika ukeneye kumenya. Byaba byiza kubana n'ikirura uzi kuruta kubana n'ikirura kigize intama. Nietzsche yaravuze ngo icyifuzo cyo gukundwa nicyo kinini mu bitekerezo byose by'ubwibone. Aranavuga ngo urukundo nicyo kintu cyonyine kirenze icyiza n'ikibi. Yigeze no kuvuga ngo umunsi utarimo igitwenge uba upfuye ubusa, umunsi utarimo imigino uba upfuye ubusa. Wihugira mu kubara iminsi rero, ahubwo aryoshya buri munsi. Nietzsche yaravuze ngo ibyaha byose bitangirira ku cyaha cyo kubeshya. Ibyaha byose bitangirana n'icyaha cyo kubeshya. Hanyuma Nietzsche yavuze ijambo rikomeye ngo inzira nziza yo kwangiza urubyiruko ni ukurushishikariza kubaha ibitekerezo by'abantu batekereza kimwe kuruta uko bubaha ibitekerezo by'abantu batandukanye mu mitekerereze. Burya iyo ukurikirana ibitekerezo by'abantu mutandukanye mu byo mutekereza, akenshi urakura kurusha uko ukurikira abantu muhuje imitekerereze. Nietzsche yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo mbabajwe nuko wambeshye,
ahubwo mbabajwe nuko kuva uyu munsi nashobora kuzongera gupfa kukwizera. Abantu benshi ntabwo bababazwa nuko bababeshya, ahubwo ikintu kibababaza nuko guhera uwo munsi wababeshyeho batazongera kukwizera. Hanyuma Nietzsche yaravuze ngo ibitakwishe nibyo bigutera imbaraga. Njyane twigeze kubona niba waranyuze mu bimene by'amacupa, kubera iki watinya ibimene by'ibicuma? Ibintu byose bikubayeho bikagusiga uri muzima, ibyo nibyo bigomba kugutera imbaraga byanze bikunze. Hanyuma Nietzsche yaravuze ngo uzabicunge neza. Mwene muntu iyo ananiwe yibasirwa n'ibitekerezo yari yaratsinze kera. Iyo tunaniwe twibasirwa n'ibitekerezo twari twaratsinze kera. Uzabirebe iyo ucitse intege, ibyo biguciye intege ntabwo ari byo bigushegesha cyane, ahubwo uzabicunge neza usenywa na bya bindi wari waratsinze kera. Uhita utangira gusubiza amaso inyuma, ukareba ibindi bintu byakubabaje bikaguca intege kurushaho. Njyane nkunda kubabwira ko nta marira abaho yahindura ibyahise, nta n'amaganya abaho yahindura ibyabaye cyangwa se bizaba. Warira ingunguru zingana iki z'amarira ngo abantu n'ibintu wahombye byari bisobanuye byose mu buzima bwawe bigaruke? Amarira nta kintu afasha uretse kukubuza umunezero w'uyu munsi. Kimwe nuko guhangayika nta kintu bikemura uretse kukubuza umutuzo w'uyu munsi. Niba rero ikibazo gishobora gukemuka, nta mpamvu yo guhangayika, ahubwo umwanya umara ushakisha uko wagikemura. Niba ikibazo kidashobora gukemuka, nabwo nta mpamvu yo guhangayika, kubera ko guhangayika ntacyo bikemura. Friedrich Nietzsche yaravuze ngo igitandukanya abantu bize cyane n'abatarabashije kwiga nuko abize bigiramo gushidikanya bikabije, mu gihe abatarize bigirira icyizere gikabije. Uri kumva ikintu gitandukanya abantu bize n'abatarabashije kwiga? Umuntu utarize nta narize nyinshi agira, nta gushidikanya kwinshi agira, ariko umuntu wize ibintu byose abishyiramo imibare no gushidikanya gukomeye. Uzabirebera nko mu bucuruzi. Mu bucuruzi niho bigaragarira cyane. Ni bake cyane mu bantu bize bahirwa cyane n'ubucuruzi, kubera ko ntabwo bashobora gufata risk, bashyiramo analize nyinshi. Ese bihombye, ese bigenze gutya, ese umuntu utarize we. Uri kumva umuntu wize ashyiramo analize nyinshi. Ese bihombye, ese bigenze gutya, agashyiramo imibare n'amategeko runaka n'amahame menshi y'ibintu yize. Ariko umuntu utarize we ntacyo gutinya kiba gihari. Urwo rwego rwo gucugusa ubwenge ntabwo aba afite. Warashora bipfa kuba bamubwiye yuko birimo inyungu, bikarangira koko ahiriwe n'ubucuruzi, kubera ko gucuruza kenshi bisaba gufata risk. Niyo mpamvu ituma abantu bize amashuri menshi atari bo bakira cyane ugereranyije n'abantu batize cyane. Hari n'abatarigeze barikandagiramo ubona barateye imbere cyane kurusha n'abantu bize. Mu gutera imbere bisaba gufata risk. Amashuri rero ikintu akora ni ukuzamura ugushidikanya kwacu, akamanura icyizere cyacu. Ku ruhande rumwe abantu bize bagira analize nyinshi no gushidikanya kwinshi kurusha abantu batize. Nibyo rero Nietzsche yashatse gusobanura avuga ngo igitandukanya abantu bize cyane n'abatarabashije kwiga nuko abize bigiramo gushidikanya bikabije, abatarize bakigirira icyizere gikabije. Igeze no kuvuga ngo uko tuzamuka cyane niko turushaho gusiga ba bantu batabasha kuguruka. Yari navuze ngo nahitamo gutsindirwa mu mwimerere wanjye kuruta gutsinda nigana abandi. Yigeze kuvuga ngo imboni z'umunyapolitike zigabanya abantu mu byiciro bibiri: ibikoresho ndetse n'abanzi. Mu mboni z'umunyapolitike abantu bamwe ni ibikoresho, abandi bantu n'abanzi be. Yigeze no kuvuga ngo nta kuri gufatika kubaho, byose biterwa n'uburyo byasobanuwe. Nietzsche yaravuze ngo rimwe na rimwe bidusaba kutibombarika cyane iyo dushaka gukabya inzozi. Yigeze no kuvuga ngo isi ifite uruhu, kandi urwo ruhu rufite indwara. Imwe mu ndwara urwo ruhu rurwaye yitwa umuntu. Mwene muntu abangamira isi cyane kurusha n'ibindi binyabuzima byose biyiriho. Imihindagurikire y'ikirere yatewe akenshi n'ibikorwa bya muntu. Ibibazo byinshi bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, mwene muntu niwe kibazo ugereranyije n'ibindi bintu byose biri kuri iyi si. Niyo mpamvu Nietzsche yavuze ngo isi ifite uruhu,
kandi urwo ruhu rufite indwara. Imwe muri iyo ndwara rero ni umuntu. Rero navuze ngo rimwe na rimwe abantu ntibashaka kumva ukuri kubera ko baba badashaka ko ibitekerezo byabo bisenywa. Arongera avuga ngo igitekerezo kizima kizi igihe kibishakiye, ntabwo kizi igihe wowe ubishakiye. Aya ni amagambo meza cyane rero yavuzwe n'icyamamare, umwe mu bafilozofe beza isi yagize, nta wundi yitwa Friedrich Nietzsche. Iri jambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga Instagram na Twitter, hose nitwa Dashim 250.